inyito z'ahantu hatandukanye mu Rwanda usanga zifitanye isano n'amateka y'ahambere, ndetse ugasanga ayo mateka yarabayeho ari ukuri, ariko abantu babifata batyo uko ibisekuruza bigenda bisimburana batazi aho izo nyito zikomoka. Niyo mpamvu uyu munsi naguteguriye amateka yo kuganiriza kutwicira abami twa Nyaruteja. Umukunzi wacu yanditse muri comment aratubwira ati muzanganirize kutwicira abami twa Nyaruteja, bituma njagajaga impapuro ntuhanukira mu majyepfo mu karere ka Gisagara. Mugiye kubana muri kino kiganiro, nitwa Kubwimana Jean Claude nk'ibisanzwe. Iyi ni SF Media TV. Stay on touch. Andre Ntagwabira, umushakashatsi ushinzwe amateka ashingiye ku bisigaratongo mu nteko y'umuco, yavuze yuko inteko y'umuco yakoze ubushakashatsi ahitwa mu twicara abami twa Nyaruteja, basanga ari amateka y'ukuri yabayeho mu bihe by'ahambere. Ntagwabira asobanura ko Nyaruteja yari isanzwe ari iteme riri kuri Nyabarongo rigahuza Kigali na Nduga. Icyo gihe umwami Semugeshi yerekanaga ko azambukira i Nyaruteja akigarurira u Burundi, nk'uko abanyarwanda bambukiye kuri Nyaruteja yindi bakigarurira i Nduga. I Nyaruteja ni mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Gisagara, umurenge wa Nyanza, akagari ka Higiro, umudugudu wa Kabakene, ahahoze ari mu Byejuru. Izina rya Nyaruteja ni izina ryatanzwe n'umwami Mutara wa mbere Semugeshi ku buryo bw'umutsindo agamije kwigarurira u Burundi. Ntagwabira ati abami b'u Rwanda bakundaga kwita uduce tumwe na tumwe two ku nkiko amazina asanzwe mu gihugu mu rwego rw'imitsindo. Aha muri Nyaruteja hari urugo rwa Rwabugiri aho bita Ingeri. Inyuma haje kuba n'urugo rw'umuhungu we witwaga Muhigirwa wategekaga umutwe w'ingabo z'inyaruguru. Ku ngoma ya Mutara wa mbere Semugeshi niho habaye amasezerano agamije guhosha amakimbirane hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Igihe u Rwanda rwigaruriraga Ubungwe ku ngoma ya Ruganzu wa kabiri Ndori, rwahise rugera ku marembo y'u Burundi bwatwarwaga na Mutanga wa kabiri Nyamubi. Ibihugu byombi byahaniraga urubibi aho i Nyaruteja ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa se Ingozi ku ruhande rw'u Burundi. Kuva ubwo hagati y'u Rwanda n'u Burundi habaye intambara zidashira. Izi ntambara zashoboraga kuba bugacya zongeye, ahanini ugasanga zarabaga zigamije kwirata ubutwari, buri ruhande rudashaka kwemera ko abandi baburusha imbaraga. Ibi bitero akeshi byakurikirwaga no kunyaga, ari ukunyaga ubutaka cyangwa amatungo ku ruhande rwabaga rwatsinze. Izi ntambara z'urudaca zaze kurambirana, bigeraho umwami w'u Rwanda ndetse n'umwami w'u Burundi biyemeza guhurira aho i Nyaruteja, bagirana amasezerano, biyemeza kutazongera guterana ukundi. Mu bindi byatumye habaye amasezerano ni uko umwami w'u Rwanda Mutara wa mbere Semugeshi yifuzaga kumenya birambuye iby'inzira y'ishora yagaragaraga mu bwiru bw'abarundi mu gutegura uko Semugeshi yazahura n'umwami w'u Burundi Mutanga wa kabiri Nyamubi. Intumwa z'impande zombi zabanje kugenderana. Inyuma abami bombi bahurira i Nyaruteja baraganira, bagirana amasezerano. Kuva ubwo hatangira kwitwa mu twicara abami twa Nyaruteja. Mutara wa mbere Semugeshi ndetse na Mutanga wa kabiri Nyamubi baranywanye ndetse bemeranywa ko u Rwanda n'u Burundi bitazongera gushotorana. Iyi mimaro kandi yasobanuraga ko niba u Rwanda rutewe n'ikindi gihugu, u Burundi budashobora kuba bwatabara icyo gihugu cyatewe. Ibi bikaba ari nabyo byagombaga kuba mu gihe u Burundi butewe. Igihugu cy'u Rwanda nacyo nticyemerewe gutabara icyo gihugu cyatewe. Ibi byari bihereye ku buryo Ruganzu wa kabiri Ndori yari yaratabaye u Bugesera, bigatuma u Burundi butabasha kubwigarurira. Nyuma y'aya masezerano u Burundi bwateye u Bugesera burabwigarurira. Muri aya masezerano u Rwanda narwo rwungukiyemo inzira nshya y'ubwiru, ariyo inzira y'ishora. Umwami Semugeshi yifuzaga kumenya cyane. Umwami w'u Burundi yoherereje uw'u Rwanda umwiru witwa Nyamwondo mwene Burenge kugira ngo yigishe abiru b'u Rwanda ibijyanye n'inzira y'ishora ndetse anategure bwa mbere imihango igendana nayo. Abiru b'u Rwanda bamaze gutora ibijyanye n'ubu bwiru ndetse n'ubwiru bumaze gutunganywa ngo bujyane n'iby'u Rwanda, nko gusimbuza amazina y'udusozi tw'u Burundi amazina y'u Rwanda. Ubwo nibwo imihango yatangiye. Amasezerano yongeye kuvugururwa n'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri w'u Rwanda hamwe na Mwenzi
wa kane Gisabo w'u Burundi. Mu kuvugura ayo masezerano ariko abami bombi ntibahuye nk'uko byari byagenze mbere mu twicara abami, ahubwo boherereje ababahagarariye bagaragiwe n'abandi batware n'ingabo bahurira hitwa mu rya Gisegenya. Igihe amasezerano yavugururwaga, umwami Kigeli wa kane Rwabugiri yari mu rugo rwe rwari Ingeri mu Nyaruguru. Aho hantu rero bahuriye niho hitwa mu twicara abami twa Nyaruteja. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu niko hakitwa. Aha mu twicara abami twa Nyaruteja hari mu hantu akwiye kuvugururwa kuko hafite amateka yihariye yaho. Njyana Kubwimana Jean Claude, nk'ibisanzwe kora subscribe, like na share. Mbashimira. Uwumva yashaka ko twamuganiriza ahandi hantu yabyandika muri komenti, ubutaha tukazaba ariho tuvugaho. Niba ukunda amateka koko, stay on touch. Ndabakunda. Niba uri umucuruzi, restaurant, bare, coffee shop, hotel, ndabizi yuko ibi bintu bikureba. Nkuzaniye inkuru idasanzwe y'ubwoko bw'inkoko za boilo zikungahaye cyane ku ntungamubiri dusanga mu nyama z'inkoko, kandi izi nkoko zigaburirwa ibyatsi. Ese wari uzi ko inyama zirisha ibyatsi ari byiza cyane ku buzima bwawe, kandi ibyo bigatuma zigira icyanga kandi ntizigire ikindi kibazo zaguteza mu mubiri wawe mu gihe waziriye? Zujuje ibisabwa n'abazishaka muri Kigali cyangwa mu nkengero zaho, kuko zororerwa ahantu hafite isuku kandi hameze neza cyane. Biroroshye mu buryo bwo kuzibona, kuko guhera ku mafaranga 3500 kugeza ku 4500. Ibi nabyo bigahinduka bitewe n'ingano y'ibiro utwara. Tuzikugezaho byihuse kandi byizewe aho waba uherereye hose muri Kigali cyangwa mu nkengero zaho. Nyaboneka kora ubusabe uhamagara cyangwa utwandikira kuri nimero 0780925450. Duherereye Kigali Kicukiro Niboyi. Waduhamagara kuri iyo nimero mvuze haruguru. Murakoze ku bufatanye mugiranye na Songa Farm Chicken Kigali.